turongeye turagushimye gitare cyiza, wishyirwe hejuru wera, urakiranuka kandi urakwiriye. Ishimwe ni ryawe. Urakoze kubw'uyu munsi mushya, uracyaduteza intambwe nshya, uracyatwambutsa tutibashije na gato, ahubwo kubw'urukundo rwawe. Urakoze kubw'iyi ntambwe nshya uteje abana bawe mu ngeri zose, mu izina ryawe Kristo wera kandi ukiranuka. Amen. Ndagusuhuza mu izina rya Yesu Kristo, mwami wacu wanesheje urupfu, watsinze Satani ndetse n'ibigerageza byose. Uyu ni umunsi wa 258 muri uyu mwaka, uhawe gutera intambwe nshya. Ndavuga kuri ibi bintu bitatu byonyine. Mbere y'uko mbivuga, reka dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 17 kugeza ku wa 18. Ariko weho niwiyiriza ubusa, wisiga amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo abantu batamenya ko wiyirije ubusa, keretse so urahiherereye, kandi so ureba ibyiherereye azakugororera. Haleluya. Uwiteka aratubwira iki kintu: nimba usenze, nimba wiyirije, nimba umekinze some discipline kuri doctrine runaka, bigumishe mu ibanga. Kubera iki? Why do we have to do these things in secret? Ndavuga ibi bintu bitatu. Icyambere, abanzi batatu umukristo afite bamurwanya kandi bamurwanyiriza muri w'imbere. Hari abanzi baturuka hanze bakataka ubuzima bw'umukristo, ariko bavuye hanze bagatera ibirimo imbere, hanyuma bakamugabaho ibitero, bikarangira agize urugamba rukomeye rumukura mu byizerwa cyangwa rukamuhungabanya. Ariko hari abanzi batatu bari mu muntu mo imbere. Icyambere irari, laziti. Icya kabiri ubugugu, greedy. Icya gatatu kwishyira hejuru, icyubahiro, pride. Iyo ugenda n'ibi bintu uko ari bitatu ubicumbikiye mu mutima wawe, uragorwa cyane, ukagorwa cyane no kugira ubuzima bwa gikristo burimo imitekerereze y'umucunguzi wawe. Ariko Kristo kuko abizi, kuko asobanukiwe, aravuga ngo nubwo ibyo bintu ubifite, nubwo abo banzi bashobora kuba bari muri wowe, ariko hari ibanga nkubwira. Ibanga rya mbere, iherere wiyiriza ubusa. Nubikora bikore mu ibanga. Impamvu ugomba kwiyiriza ubusa mu ibanga: kwiyiriza ubusa byica irari. Irari ry'ibyaha ryicwa no kwiyiriza ubusa. Niyo mpamvu Kristo yabwiye abigishwa igihe kimwe, arababwira ngo bene uwo ntabwo akurwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Ibyo bintu kandi uwabikoze neza abikora mu ibanga. Reba, gusenga, ibihe byo gusenga byirukana ubwibone, kuko umuntu umara igihe asenga yitoza guca bugufi. Isengesho ryuzuyemo guca bugufi imbere y'umuremyi wawe, ugira encounter y'umwuka wera. Yo Holy Spirit yageze muri wowe, akwigisha kuba humble, guca bugufi. Renew and refreshment mu buzima bw'umukristo ni ibizanwa na presence y'umwuka wera, and Holy Spirit aba hosted mu buzima bw'umuntu ufata ibihe byo gusenga. Kabiri, gusenga wiyirije ubusa byica irari. Gatatu, gutanga. Niyo mpamvu biravuga ngo nimba mwiyirije, mufate ibyo mwari kurya mubitange ku bashonje. Uzi impamvu? Nuko gutanga byica ubugugu, ariko ubikore mu ibanga. Kuko igituma ubikora mu ibanga nuko cya kindi cyajyaga kigutera, bwa bugugu, ryarari na bwa bwibone, bihengera mu ibanga, bikaza biri muri wowe, byaka ari igicaniro kigurumana, kugeza wisanze usigaye ubigaragaza. Kuko umuntu ugaragaza ibimenyetso byo kwishyira hejuru by'ubwibone n'ubugugu, ntabwo ari uko biba bije ako kanya, biriya ni reflection y'ibimurimo.
ndabyita gute, ni imbuto ntoya zivuye mu bimurimo, mu ibanga rikomeye. Acumbikiye ubugugu, acumbikiye ubwibone, acumbikiye irari. Ariko Kristo arakubwiye ngo iherere, utsindishe irari, kwiyiriza ubusa, utsindishe ubwibone, gusenga, utsindishe ubugugu, gutanga, ariko ubikore mu ibanga. This condition is very important. Utsindishe irari, kwiyiriza ubusa, utsindishe ubwibone, gusenga uciye bugufi, utsindishe ubugugu, gutanga, ariko wibuke ubikore mu ibanga, kuko abo banzi batura muri wowe kugeza bagutamaje mu bantu, kugeza ubwo bakuyobora ntubu ukibayobora, kugeza ubwo ubugugu bukuyobora ntubu ukibukontorora, kugeza ubwo irari rigukoresha ntubu ukirikontorora, kugeza ubwo ubwibone bugukoresha ntubu ukibukontorora. Ariko nimba ushaka kubitsinda, bitsinde mu ibanga. Ntumenye, don't let the devil know about your strategy. Keep it secret. Bikore mu ibanga, ahiherereye. Ubwire so uri ahiherereye, arakugororera, arakugirira neza, araguteza intambwe nshya. May God bless you.